ni ngombwa ko umusore aba source of income ku mukobwa notebye umukobwa nawe akora nawe akora ngewe nkora ntabwo numva ko imisatsi yanjye ishobora gusa nabi nkakodinga boyfriend ngo mbwe ngo ndasa nabi kandi nawe ufite kandi nanjye mfite ubushobozi bwo ahubwo se ni ngombwa ngo nse nabi nakijyana nkabikora wenda nshaka kuba mfite akazi wenda nka boyfriend yashakamo amafaranga ari ubyishakiye ntago yayama ngo nyamusubize kuki utayamusubiza nabamuhaye iki se kandi yayamaye yewe nemera yuko umukobwa udafite ukuntu abayeho adafite ukuntu atwaye ubuzima bwe ngo amenye ngo niba ntafite umugabo nahanduringa ibi bintu gutya nta nubwo wemerewe gukunda ubwo jama niba ari boyfriend wawe akagukubita inoti ze anakwe atari ko Jamila burya uje ukarara mu rugo ntacyo byabitwaye wanyu habaye iki nise ntabwo amusura nise kugusura no kurara kuki utarara ntabwo kurara ari itegeko nise nuri si boyfriend wawe boyfriend se warankoye tandukanye ibintu none se boyfriend wawe ntago aba ari umugabo none se ikibazo wenda ntabasha kukikemurira aho wamfasha ibyo ndabyumva pe wamfasha ariko kumbwira ngo gazi irashize ngo ndabwiriwe ushaka kuri agasambo oya nta busambo nese ubu se mfite aba ex bangahe ufite bangahe onsigaye nsanga baziranye ubwiye ngo usigaye ufite nka ex ukajya kubona ukabona njye ntabwo nyansobanura nimero z'aba ex banjye kuko uwo muntu hari igihe yageze ku ibyishimo byanjye nta kibazo dufite twaratandukanye ariko ugasanga postinze undi ex akavuga god forbid aba ex barapostinganye abakobwa rega dukunda amafaranga njyewe mu amafaranga twazasazana oya twapfa iki wanca inyuma nkigira nk'utabibonye ashaka akora nkubisi ariko mu amafaranga umva wanca inyuma nkavuga ati ntuzasubire shiri wamburanye iki niba ushaka inshinzi cyangwa ukabyirengagiza oya niba ushaka inshinzi ndayiba niba ushaka umugore witonda ndamuba niba ushaka umugore usakuza ndasakuza niba ushaka umugore uvuga gake ndavuga gake ariko wifata amafaranga yacu ngo ujye kuyajyana ndahari ariko niba nta kintu nta mpamvu mfite ntabwo abakobwa ahantu batarya ntabwo bajya bahagura noneho usanga ufite nka girlfriend cyangwa nk'umukobwa mupanga mukundana utazi ahantu aba guteze niko bimeze utazi ahantu aba ari girlfriend yego ntabwo bishoboka kandi Kigali ariko bimeze abahungu baba bashaka abakobwa babasura ariko ntabwo ashaka gufata time ngo avuge ngo agikora umukobwa kanze nkureye mu rugo ugasanga njye nyine mpora nkusura ndaza nkarara ndaza nkamara icyumweru ngiye kumva ko nta kibazo nkigira kwa Hussein nkamara icyumweru nkava ijya kwa Eric nkamara icyumweru nkazagaruka nyuma y'ukwezi ubwahungu bane icyumweru si ukwezi nkahita nkugaruka ukazongera nyine ko nagusuye bisanzwe mujye musura abasheri banyu unamenyerega n'ibibazo bafite umuntu ajya kuvuga ngo gaze yashize unaverifire ko yashize koko ubushize nayisize kirimo usishize ishizite umuntu aravuga ngo gaze yashize nawe kohereza suri kohereza ibiki byananiranye ari umuhungu bambwiye ngo abakobwa i Kigali bagira ibibazo bibiri gaze yashize telefone yanjye yamenetse screen reka mwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho uri hatandukanye gukunda ibiganiro bya Leya Entertainment ndetse no kuba tubana mu buzima bwa buri munsi niba warakoze subscribe ni iby'agaciro cyane niba waramaze gukanda karakantu k'umutuku n'akazogera kugira ngo ujye umenya niba ibiganiro byacu byamaze gusohoka ni sawa cyane ndabigushimira kuko ni umusanzu wa danje tumaze kugera mu bantu bageze mu bihumbi 4,700 hafi bisatira 5,000 urumva ko ni sawa cyane niba uzi ko ukeneye kuduteza imbere nka Leya Entertainment ni free sana ntugire igihunga cyo gukanda subscribe. Yes, ahangaha nicaye ni mu Gicumbi Cinema Center na ahantu ushaka kuba wakora ibiganiro bitandukanye ukeneye kuba wakora. Ikindi nuko niba ukeneye kuba wakwiga ibijyanye na cinema yaba kuzitunganya, kwandika script, kuzeditinga, kuziyobora, buri kimwe cyose, gukora amatara, gukora sound, ikintu cyose wakenera kuba wakora mu Gicumbi Cinema Center bashaka kubigufashamo kugira ngo ube waba professional mu kazi kawe. Nitwa Leandre ni umugabo
just call me no hate ndabizi neza ko ahantu hose uri mbifuriza kugira amahoro n'urukundo ndetse no kutagira urwango mu buzima bwa buri munsi mu gihe cyose uri ku isi uzirinda ibyo bintu kandi bizagufasha mu buzima bwawe. Uyu munsi ndashaka kugira ngo ngane n'umukobwa. Abenshi baba bavuga ngo urumva ngo abakobwa ngo bajama ngo hari ibyo tuba tutumva ngo n'abakobwa ngo ibyo tuba tutumva, ariko uyu munsi ndashaka no kugira ngo nzane umukobwa tuganire. Ariko nituba turi kuganira abe free, ambwize ukuri, ambwire nkawe, ntambwire nyine nk'undi muntu, aze kuza kumbwira nkawe. Uyu munsi turaza kuza kuganira ku ngingo eshatu. Tugiye kwibaza ngo ese ni ngombwa ko umusore ashobora kuba source cyangwa se source ya income cyangwa se reka mbyite umusponsor w'umugirlfriend wiwe mu gihe bakundana? Note bien, uwo mukobwa nawe afite akazi. Uwo mukobwa afite akazi. Ese ni ngombwa ko umusore aba source of income ku mukobwa mu gihe nawe afite ubushobozi bwo kuba yakwimenya? Reka mpe ikaze Jamil. Umeze bite? Sawa cyane. Umeze neza? Meze bo. Yego, iyo ni ingingo ya mbere turi buganire. Jamil tuzatubana mu biganiro bitandukanye bya buri munsi, muzajya mubona kenshi, ariko tuzatunaganira. Nawe niba ushaka kuza hano muri studio, ikaze rwose, uratumiwe. Indi ngingo turi bwibazeho uyu munsi, umusore n'umukobwa kubana mu nzu batarashakana cyangwa se batarakora mariage, reka byite ngo ataramukwa, ubyakira ute wowe? Ni ubusirimu, ni ubujiji, ni ekonomi, ni iki kuri wowe ubona nyine ubifata uti? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, uri umukobwa ukaramuka ukunze umusore mukagera kuri step yo kujya kumwereka iwanyu ko mugomba kubana nk'umugore n'umugabo, iwanyu bakakubwira bati no, ntabwo uyu muntu tumushaka, ntabwo twifuza ko yagira ate yatubera umukwe. Uwo mukobwa wamwanga ngo nuko iwanyu bamwanze? Ese wamwemera ukemera ukagenda ukaba nyakamwe? Ese wakora iki nyine nkawe kugira ngo uve muri iyo situation? Ndabizi ko abakobwa nyine baba bafite nyine option nyinshi. Jamila nawe ahanga ndabizi option, ariko ngo umuhana option mwana cyane ahinduka buri munsi kandi. Oh yes. Uyu munsi iyo ufite ejo ntabwo ari bufite. Hari n'umuntu wambwiye ngo nta mukobwa ushoma ku bintu bijyanye na boyfriend na girlfriend. Iyo ubishatse urashoma. Wowe urashomye ubu ngubu? Meze nabi. Oh yes. Meze nabi kabisa. Ni iki cyaguteye gushoma? Sha. Ninjye wabishatse. Uri single by choice? Yes. Mwabantu muri kure ikiganiro, Jamila ari single by choice, ariko niba wiyameniye ushaka guteza mugasanga n'akomeye. Ntange kandidatire. Reka. Waretse ngatanga kandidatire. Kuri inshuti yanjye, baza. Oya reka ntange kandidatire. Reka ntange kandidatire, urumva? Waretse ngitangira kandidatire mwana. Reka. Kubera iki? Mwana ubukundana n'umuntu, we are friends, right? Oh yeah. Ntabwo nyine turi inshuti. Turi inshuti tugiye gukundana. Ngambwira nk'ibintu nka bitatu byatuma tudakundana. Ibyo ubushuti buvemo. Sha, byagorana. Reka nkubwire rero, njye ntago ngiye gukundana n'umuntu, hari nk'umukobwa uvuga ngo macanga umuhungu muremure, ku muhungu wenda w'igikara. Kubera bera tujya twumva ngo abahungu b'inzobe, urabizi ntago bivuga, right? Abahungu b'inzobe bigenda bikagira ntago bivuga. Njye ndashaka kwiyumvira. Udatuma abanyarwanda banuka. Oya, niwese niba ariko bivuga. Nyine niko babivuga. Bavuga ngo iki? Oya. Kandi ugiye kuvuga. Nari ncitswe abazoga. Ntabwo nyine bisoundinga good, ariko nge nemera yuko nyine ntago ubaye usumvuge ngo iki, urukundo nyine ntago rugendera ngo kuko ngo runaka afite ibi kuko runaka asa gutya. Ukunze umuntu nyine waba wamukunze, rero byo kuvuga ngo runaka yatanga kandidatire undi ntiyayitanga, ufite ibyo ugendeyeho. Nge ntabwo ibyo bintu mbyemera. None uko ugiye nifuza kuyitanga? Yitange. Twagiye. Hi my love. Ese kavivuka karavivutse. Mwanyita agasingo sha? Mwanyita agasingo mwaranyihaye. Yandire yakunze ararira. Ariko ni ugomba kujya mu kintu ukakijyamo ndani. Ko si ubwo kurira bihuriye no gukunda.
ushobora gukunda umuntu feelings zikagufata ukarira. atari tears of joy ntago njye mbyemera. Usibye ko njye ntararira. Ariko Leandre arakunda akarira. ariko byantari ariko buriya uzanakunde mwana. Uriri. Uzanakunde unarira. Urukundo reka nkubwire. Arakaboro nuza tesi bakina muri Maya yaravuze ngo nyereka konseye konshegeye ngo kutabaho utamfite bla bla bla. Reka nkubwire. Umutima nezibani umukobwa naba nashegeye gutyo byameze. Izina ry'Imana. Okay, nago wenda hari ukuntu sinzi uburyo yabivuzemo ariko ngiye personally wenda ndi muri relationship n'umuntu. Ndagira ngo noneho dita tujya muri topic yacu uyu munsi. Jami, uyu munsi umukobwa arakubwira ngo nje ntabwo na datinga n'umukobwa n'umutipe utama amafaranga. Ntabwo na datinga n'umusore utari bunkoreshereza imisatsi. Ntabwo ndadatinga n'umusore utari buze kundropinga. Ntabwo ndadatinga umusore utari bunkoreshereza inzara n'ibiki. Ahangaha ndi buze kuza kubariza abasore ariko nanone kubera ko ndi kubona umukobwa nawe araza kuza kunsubiza. Ni ngombwa ko umusore ari we uba source cyangwa se aba source of income ku mukobwa notebye umukobwa nawe akora. Nawe akora. Nawe akora. Okay. Kuko usanga umuntu ashobora kuba ati njye ariko amafaranga ya boyfriend buriya yararyohera. Yo. Ni ngombwa ko umukobwa k'umutipe aba source of income ku mukobwa. Bakundana batarabana. Batarabana. Bakundana bashobora no ku breaking up. Yego. Wow. Ngewe sibyo? Ngewe relationship nemera yuko ikomezwa na urukundo, trust na communication. That's it. Ibyo bintu kwa bitatu. Ubwo wenda twa communicatinze mfite ako ntago ndi kubyumva. Ngewe nkora. Ufite ubushobozi bwawe. Ufite ubushobozi. Ntago numva ko imisatsi yanjye ishobora gusa nabi nkakoringa boyfriend ngo mbwe ngo ndasa nabi. Kandi nawe ufite. Kandi nanjye mfite ubushobozi bwo ahubwo se ni ngombwa ngo nse nabi. Nakijyana nkabikora. Noneho hari nyine hari abonzi abakobwa barabikora ariko abantu babatandukanye. Ariko umukobwa adakora wabimukorera. Ikindi kandi mbere yuko njya kuvuga ngo mfite akazi ndakora wowe umuhungu ugiye kunkoreshereza imisatsi utaraza nari mbayeho gute? Utaraza nje ntaraza boyfriend ataraza nari mbayeho gute? Niyo naba nta kazi mfite nyine. Okay, wenda shaka mfite akazi wenda nka boyfriend yashaka mu mafaranga ari ubyishakiye nago yayama ngo nyamusubize. Kuki utayamusubiza? Nawe muhaye ikise kandi yayamaye. Erega reka nkubwire. Nshobora kutayagusaba. Ariko ntago amafaranga ajya buri kintu akora. Yamaye of course. Wow, kaze baro za danger ariko none se umujama ni ngombwa ko aba source of income. Niyo hashingiye ikibazo. No. Mbere yuko uwo muhungu aza niba utaragiye for money kugira ngo akwiteho warubayeho gute? Bivuze ngo ntago wemera ko nyine uwo boyfriend ashaka kwita ku mukobwa as a girlfriend akaprovidinga umusatsi ibiki bla 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 n'ibindi nk'ibyo. Ngewe nemera yuko umukobwa udafite ukuntu abayeho adafite ukuntu atwaye ubuzima bwe ngo amenye ngo niba ntafite umugabo nahanduringa ibi bintu gutya nta nubwo wemerewe gukunda. Mu gihe umukobwa adashoboye guhanduringa ibibazo bye. Niba uzi ko utabasha wowe kubihanduringa. Uri kumva nta kibazo ufite nta burwayi ufite hari igenda bafite impamvu zituma wenda utabona uburyo uhaguruka ujye gukora. Ariko nta mpamvu ufite. Ukaryama ukabyuka ukongera ukaryama expectinga ko boyfriend wanjye Leandre azanjyana muri salo azankoreshereza inza sonze ububaye. Ububaye. None se ikindi kibazo ngize ko hari abakobwa si bose bataza kuza kunyumva nabi. Ko hari abakobwa uyu munsi tuzi badafite akazi nta kintu bakora na gito. Ariko nyine babayeho muri lix. Nta kazi, nta mugabo, nta business bakora, nta boyfriend ariko
abayeho neza. nyine ugafite ukuntu ahandoringa ibintu byerega Leandre like buri muntu wese afite ukuntu abayeho ubuzima bwe kandi nyine ntubone wenda ngo Jamila nasohotse na postinze n'inshuti zanjye twifotoje twariye twaberetse ibiryo ngo ubone ngo runaka ntago yasohotse ntabwo ya postinze ngo uvuge ngo wenda abayeho nabi. Hari abantu bakunda private life, hari abantu baba bafite, hari nk'abantu usanga nk'umuntu yari afite akazi ariko uzikari n'umushomeri. Yego. Hara nyine buri muntu wese afite ukuntu handling situation yiwe. None se umujama niba guha amafaranga sibyo? Ubwo jama niba ari boyfriend wawe akagukubita inoti ze anakwe atariko Jamila burya uje ukarara mu rugo ntacyo byabitwaye. Wanyu habaye iki? Nise ntabwo amusura. Nise kugusura no kurara. Kuki utarara? Ntabwo kurara ari itegeko. Nise muri si boyfriend wawe. Boyfriend se warankoye tandukanye ibintu. None se boyfriend wawe ntago aba ari umugabo wawe. None se uko guha amafaranga aragukorera? Ibyo nge ntabwo ko nge ntabyemera. Okay, nshaka ko mfite ikibazo sibyo? Mfite ikibazo wenda ntabasha kukikemurira. Aho wamfasha. Ibyo ndabyumva pe wamfasha ariko kumbwira ngo gazi irashize. Ngo ndabwiyiwe utaraza se ntago naryaga. No. Ariko rero nanone wikwirengagiza ko ngiyewe ndi kuri kote yuko umusore agomba kwita ku mukobwa cyangwa se girlfriend we. Ndaguha impamvu. Turakundanye wowe. Ndaguha impamvu. Ni ukuvuga ngo ubundi muri kamere y'abagabo dushimishwa no kubona dutanze urumva cyangwa se hari icyo dukoze ku buza bw'umuntu bugahinduka. Okay. Ndaguha urugero. Umugabo ashaka kutarya sibyo? Ariko akishimira kubona umwana wariye, akishimira kubona umugore wasa neza, akishimira kubona umwana wiga ahantu heza, akishimira. Ariko wajya kureba ugasanga afite nk'ipantaro imwe cyangwa se ebyiri. Ngereka nkubwire. Sibyo? Uretse gato nsoza. Bivuze ngo rero abagabo muri kamere yacu twebwe nyine turatanga. Ariko nanone aho ntabyemera ni igihe bigiye kuba too much. Ngiye niyo kamere yanyu yo gutanga ntago nyemera. Kubera ikizi? Ntabo ndabo. Erega mwaremeye ko tugomba kubitaho. Nta mugabo ndabona ufite iyo kamere aho uri hose ndahari. Mwaremeye ko tugomba kubitaho ibyo mwakora. Oya vuga ngo okay abagabo bara providing ariko abakeneye something in return. Wenda reka tuvuge yo my boyfriend urukundo nkuha ntago ruba ruri enough. Ndabeshya. Ngiyewe rero nemera ko ntabwo nakagombye kubona usa nabi. Ndi kubireba ntabwo ari ngombwa kubimbwira. Nanone icyo kiri mu gihe ntabwo nabona usa nabi. Nugire nk'ubwo Jamila afite inzara zacitse kubera ko nta boyfriend nta muntu abyitayeho urumva. Ariko ndi boyfriend wawe nkabona ko urwo rwara rwacitse. I have to. Uwo ni wowe. Uwo ni wowe. Hari abantu icyo nanze ngiyewe nuko bishobora kuba too much ku buryo noneho Jamila bigira akamenyero kumva ko nyine ari must ko nyine ibyo bintu ushaka kubikora. Ariko mu gihe ngiye mbona mu nshingano mfite ntacyo bintwaye kuba Jamila namukoreshereza inzara cyangwa se namukoreshereza umusatsi, namugurira ako gapantaro keza, nagira gute ibyo nta kibazo. Ariko ahantu biba bibi ni igihe umukobwa bigize noneho akamenyero. Bikaba akamenyero ko noneho nyine buri kwezi Jamila nkubita factory 500 ko ngomba nyine gufulfillinga nyine kwishyura. Ufite bigiye kuba nk'ikiguzi kubera ko dukundana, bigiye kuba ikiguzi ko njye na Jamila ngomba kumeza 500 ku kwezi. Aho niho nabyemera. Ariko kuba ikibazo banzu rebe surrounding yawe uri abantu bakurimo uri kubabona n'abantu b'ingeri zitandukanye. Yego. Bose barebo kuba ba providing baba source of income babasore abasore abo bose nyine shawuze twe tuyakure. Rero nge nemera yuko umugabo wenda ashaka kuba source of income. Yego. Ariko se wafite iki abayeho gute? Urashaka umuntu aba source of income yawe nawe nta buzima afite. Nawe nta buzima. I Kigali nta mafaranga hari. Abahungu I Kigali nta mafaranga. None uzi ikibazo kibose. Urifuza ko ngukoreshereza imisatsi, urifuza ko ngukoreshereza inzara iki byose bla bla bla, wenda facture wenda kamfatara wenda nk'ibihumbi 300 cyangwa se nkangaye wenda n'inzu ninange yishyura. Mwana
uzi ko umujama bisigara hari igihe bisigara ari mu madeni bitewe n'uburyo hari bamwe birarira kugira ngo impressione kugira ngo bikorere umukobwa. Niba uri kutwumva wishyirira umukobwa inzu mukoresheje inzara adashaka kubyuka ngo ajye gukora ngo nuko mukundana kugira ngo atazagufata nk'imbwa, emera ube imbwa, urya amafaranga yawe uryame uyasohokemo wiyiteho wambare neza aho izina ry'Imana aho kuzi ku impressinga somebody. Noneho ikibazo uwo mukobwa ubikora ntago ajya bya appreciating. Abakobwa ameze gutyo ntago appreciating cyane. Akuzi ko hari nk'umukobwa ushaka guha n'ibintu bitari n'ibya danje. Ariko nyine ugasanga aranyuzwe arakubaha. Ariko nawe kuri gahunda rya bamuhereza fresh. None se undi Kigali bibaho. Sundi yagota muhane. Nyine se sibyo nakubwiye nago urukundo rure enough. Muba mukeneye something in return. Ibyo ngibyo byo guproviding. Umuntu utamuhaye something in return nawe nta kintu yaguha. Uravuze ngo nta rukundo. Ndabivuze. Sure. Yego. Ufite urukundo rw'iminsi ni kuba ufite ikindi kintu nyine from return. Ni sleeping. Oh yes. Yego. Menyeri impamvu udafite boyfriend. Uri kugenda ubyo. Ndimo ndagenda byumva. Kabisa. Ushobora kubura agasambo. Oya nta busambo. Nese ubu se umfite aba ex bangahe? Ufite bangahe? Onsigaye nsanga baziranye. None Jamile je twe turi kumwe turi ahantu ntabwo ndi buvuga hariho akajya ambwira ngo ya musore turaziranye naramututse akaba arahindukira ati nuriya buriya naramuburotse ati nuriya buriya mwana usko ufite ibibazo ndakubwiye ngo usigaye ufite nka ex ukajya kubona okay je ntabwo nyansobanura nimero z'aba ex banje kuko umuntu hari igihe yageze ku ibyishimo byanjye nta kibazo dufite twaratandukanye ariko ugasanga postinze undi ex akavuga God forbid aba ex barapostinganye wita wumva nyine umutima ugwe w'umuntu nyine mwaratandukanye kwica akavuga ko mana sho ndasebye pe rero bivuze ngo kuri wowe ntabwo umutipe yaguha amafaranga ku buryo nyine bishaka kuba in return. Reka nkubwire njye nakubwiye ngo impamvu ntakijya muri relationship n'izo deal zose ni iki. Nyine usanga nyine okay ngewe ukuntu meze ubu ngubu nyine ndimenya izo boro zo kuvuga ngo I'm expecting yuko Liyandire wenda yanyishyurira inzu ndahasorenga nkamenya ko inzu ugomba kuyishyura ndahasorenga nkamenya ko nariye. None se kankubaze nanjye nta kazi ufite sibyo? Wenda aba relatives bawe barahari wenda it's okay. Ariko se niba nta kazi ufite urahasorenga rimwe kabiri gatatu nta mafaranga ufite yo kwishyura ubwo ni ubutwari akoriya. Reka nkubwire usiko no kubona akazi Kigali bigoye nabyo ubwabyo bisaba ibyo uyava ku mafaranga. Abakobwa bareba iki kiganiro barabizi ko bidasaba amafaranga. Ntago bigoye ntago ari amafaranga. Bisaba iki? Uri kumva se bisaba iki kindi niba atari amafaranga? Nje nje kugusaba akazi ntago binsaba amafaranga wenda n'ubuhanga ndabufite ibyo nsabwa ndabifite. Ikindi uri kumva ari iki? Ruswa igitsina. Yego. Ni izina ry'Imana niko bimeze. Sure. Inyarugenge nakoya i Kigali kamve kuri Nyarugenge ndeko kuva gace kamwe i Kigali nuko bimeze. Niba ngo nta mukobwa apfa kubona akazi ataryamanye n'umukoresha. Ntago ari abakoresha bose ariko 50 ahubwo ni bake abenshi niko bimeze. Usanga umwana afite skills arabishoboye kuba yakora yego ubuhanga arabufite si umunebwe ari tayari kabisa no mu mutwe ameze neza arafungutse. Ariko mwaganira bagatisha usunaryamana n'abagabo bose. Uwongezeho wese ati ntakubya Kayizari. Abakobwa benshi icyo kibazo baragifite. Okay, reka dusoze kuri iyo ngingo ya boyfriend na girlfriend mu buryo bwo hana bwo kuba source of income nka boyfriend. Utekereza ko ari ibintu bishobora gutuma relationship iramba guhabwa amafaranga ku mukobwa? Abakobwa rega dukunda amafaranga. Ngewe mu amafaranga kuntu bivuga twazasazana. Oya twapfiki wanca inyuma nkigira nk'utabibonye. Ashaka ko nkubise ariko mu amafaranga umva
na umva wanje nyuma nkavuga ati ntuzasubire shiri wamburanye niba ushaka inshinzi cyangwa ukabyirengagiza oya niba ushaka inshinzi ndayiba niba ushaka umugore witonda ndamuba niba ushaka umugore usakuza ndasakuza niba ushaka umugore uvuga gake ndavuga gake ariko wifata amafaranga yacu ngo ujye kuyajyana mu ndahari ndahari ariko niba nta kintu ma nta mpamvu mfite ntago abakobwa ahantu batarya ntago bajya bahaguma ahantu abakobwa batarya ntibajya bahaguma yego ako kantu mukumva ariko uri mukuru uzarongorwa ukuze narahaheze mani akati tujye kubana so boyfriend providing aha ariko nibyo umva rega ngenda heba inzu ejo bundi ndaheba mfite kwishyura inzu wishyura ngahe ntabwo twabivugira inyuma ko ndibona kujyaneyo ndakujyana iwawe urarara iwawe niho nyine iwanjye ariko urarara ndi kuvuga iwanjye se si iwawe so wamugani apo indera iri iwawe reka ibyo byibagirwa ese kuki mwaga kurara aho urarara muri iyo nzu kandi amafaranga tuba twabahaye n'ubundi aba yaraye mu mufuka hano kuri mu muzaba mbabarira pe njye mbabarira reka nkubwize ukuri njye nta mugabo uranyishyurira inzu ndarahiye ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nta n'ubwo njya mbeshya abantu banzi barabizi sinjya mbeshya ariya sinjya mbeshya nta mugabo urakwishyura inzu mbure mama ko murahiye muri boro z'ubugoryi ariko ntaribi kuko ntari kubeshya nta mugabo uranyishyurira inzu pe abo bagabo bari kuvuga ngo baprovidinga nta mugabo se uragukoreshereza umusatsi cyangwa inzara cyangwa ibiki ibyo ntabwo byabura harya izi n'ingihe wazikoresheje reka zinacike cyo komana mwa bagabo none se niba umusore ashobora guheza amafaranga kandi koko tukabona ko azakina n'ibindi bintu nyine in return kuki wumva ko atari ngombwa ko ushobora kujya kurara ku musore mu buryo bwo kumwitaho reka mbyite gutyo reka nkubwira akandi kantu ntajya nemera hari ibintu usanga nk'umukobwa w'inshuti yakubwira ngo ngewe ngo nasuye ngo boyfriend wanjye ngo ngezeho ngo ndakoropa ngo ngezeho ngo noza ibyombo ngo nzinga imyenda ngo none se kuki utabikora uri kubikorera nde abahungu b'i Kigali muvuye none se ceceka abahungu b'i Kigali muvuye binjiza abandi none se nimwe mutinjiza abandi binjiza ari abahungu n'abakobwa se n'abandi batendeka cyane reka nkubwize ukuri abahungu b'i Kigali umva ntabwo turi shyashya ariko ntabwo turi kuri extent yanyu abakobwa noneho bo abafite umukuramo ipantaro yamuguriye boyfriend bakundana umwishyurira inzu buri kimwe cyose reka mbanze nkwereka akantu kuri telefone yanjye iyi groupe ni y'abakobwa turi abashuti umugabo yaraduteze mwese twese adutereta icyarimwe dukora groupe utayisoma izina rye utayisoma ntabwo ndarivuga izina ntabwo ndayivuga ngo umugabo arabateretse muri abakobwa bangahe hariho na sticker ziseka murangije ntabwo ndasaba izina yego noneho niba nyine turi gupanga like yandikiraga mu gitondo good morning my love umeze ute ndagukunda ugira akazi keza iki agahita ugasanga wenda njye n'uwo mushuti wanjye twanararanye nawe agahita amwandikira sweetheart umeze ute naraye nkurose twari batatu uri kubyumva siko mwaduhagurukiye mwana akabikora noneho yigeze kumbaza ngo yigeze kumbwira ngo ngwino ndebe uri kumva noneho ateretaga umushuti wanjye dukorana tubana turarana on the same bed uri kubyumva adutereta twese arangije aravuga ati ngwino ndebe ndamubwira ati ndaza nimba mu kazi ngo utekere iki ndamubwira ati nekere inkoko amafiriti tuntu nk'utwo tw'abakobwa aramubwira ati ntari agiye no kubigura aranyandikira ariko the same time kuko azi ko njye mfunga umutwe yandikira umushuti wanjye ngo uze kundeba none uri kumva twe twarabyerekanaga nyine
aramubwira ngo uze kundeba undi amubwira ati nari ngutekere ikindi navuga ngo ntekere ifi the guy niba yaragiye akabishopinga byose simbizi arangije umushuti wanjye ubwo njye amasaha nari namuhaye aragera kuko umushuti wanjye twatahiraga arimo kumva twarabanaga tukorana none uri kumva the guy uko njye nari maze igihe mbimubeshya njye ntabwo nyine yabye expectingaga yuko ndi bubyemere ariko umushuti wanjye yamuterese nyuma yanjye wakajyayo oya nawe yaratarajyayo yaratarajyayo ako uri kumva we njye tumaranye igihe abimbwira undi we nibwo akimubwira arangije aramubwiye amasaha yanjye yo kujya yageze ndamubwira ndi kwitunganya ngiye kuza kukureba ariko mu by'ukuri twari twicaye nyine turi kugira ngo turebe what is he going to do mwari muri kumwe mu nzu byose twabanaga tukorana turavuga reka tumwandikire umushuti wanjye yambwira ati banza kuko azi ko ariwe ufunze umutwe twumva ikintu akora ndamubwira ndi kwitunganya yangiye kuza aravuga ati ntaribi ahita yandikira uwo mushuti wanjye ngo ku kazi baramamagaye igitaraganya ngo uzaze uri kubyumva ndaryama wamaze kwitegura ndi witegura undi se nari ngiye kwiryamira sha nari ndushye turi kumva twabikoze kugira ngo turebe nyine we iyo bigenze gutya wenda yatese akoga baziranye birangira gute yari wa mugabo ubwira ngo ndi Nyagatare ndi Karongi agahita ko cyaza yohereza amafaranga yes warari shanarari noneho byageze aha nkubita facture y'amafaranga yose naje amugabo no kiganiro nago wiyubashye yaguye facture y'amafaranga yose yaguhaye yaragiye arateranya n'ibihumbi 5 by'amayinite naya wasanze agwa murangahe ceceka byore anyeza facture ngo ndamafaranga yanjye yose ndavuga ati sha ariko murarashowe mwabagabo abagabo mwakoga mwe abagabo bararakaye baraturakariye badukoreye inama none agukubisa amafaranga yose wanze no kujya kumusura reka nese ubwo yabitubwiraga dufite nabandi nese ubwo se naretse kujya inshuti yanjye se yaje bura ntihabuze undi ujyayo niba yaraduteretaga turi batatu groupe se wayibonye nabantuza nabande bose bura wasana n'abandi bafite groupe kuko ibaza umugabo udatinya ariko abakobwa baraduhagurukiye mw'abasore ibaza ahantu mutereta abakobwa baziranye bakabakorera groupe bakabavuga koko izina ry'Imana cyakora abagabo reka nkubwire nese ubwo nk'uwo mugabo mbara umbwiza ukuri ndumiwe nubwo tugira amabi ariko namwe mugira amabi yahe umukobwa abagize atya nakumujamo abarambye ati bimeze bituriya mukobwa wampuje nawe ndabahuje hari sinimero ushaka ndazimukubita umujama kumva umukobwa afite boyfriend rwose ari no muri gahunda nyine nziza yo guturana hasi ubwo umutipe ati ngiye ariko mfite gahunda yo kwigira Dubai nshaka kujya kuruhuka umukobwa ati ariko nanjye twajyana kandi umukobwa afite boyfriend ubyibuke benda no kugira benda guturana hasi ngiyewe nza kumenya ko umukobwa afite boyfriend mba ndamubajije none se ko uriya mujama wambwiye ngo bahuze ukaba wabyemeye kandi uzi ko ufite fiance nabimenye yari yaramwabize n'impeta ako mana sha cyaze warahimutse ntabyo namenye inyuma namenye inyuma nyine ko yamwambitse na fiançaille ako mana abantu hanze babana n'ibikomere ngayibaze nk'ibyo bintu mwana ufite ntabwo njya blaming umukobwa ngo abakobwa ngo ni babi cyangwa se ngo abasore ni babi ngiye mvuga ko umuntu ari mubi umuntu wahindutse hari ukuntu ukundana n'umuntu hakundana nawe nyine tugatangira kuri ambwiye ngo usenga ariko udasenga yego ni nkuko ushaka kundana n'umuhungu Kigali umuhungu ashaka guhembwa duke akigurira agakweto n'iki ariko arya rimwe rega turya rimwe nta kintu rega bitwaye kurya rimwe man as long as ubayeho ariko we wahisemo nta kintu na kimwe bitwaye yego kuko wibereho nanjye nkiberaho
ugasanga utese umukobwa abonye ko ufite amafaranga akabonye akobwa buriya aravuga ati umuntu gusa neza nyine niwe wanjye ati jama wenda ifite akamodoka ke ameze neza yarangiza wazaga gutereta wati imodoka yaza agasanga ntayo ifite agasanga nyine uraho nyine nk'abandi bose nta kintu wibereho pe utegana bisi noneho nyine bakisanga yaramaze kugukunda hari igihe rero warakunze umuntu ariko utazi ngo mu by'ukuri ndashaka iki uramukunda yego ntabwo ushaka kumureka ariko ngewe nakureka nkababara nkakomeza cyangwa nkahaguma nyine none se nakora ibintu by'inyarugenge ko numva bitoroshye ntabwo ibintu biri muri relationship za hano hanze ibintu birakomeye noneho umukobwa aravuga ati ngewe ntacyo ntakora kugira ngo mbone amafaranga ayo mafaranga ari kuri konti cyangwa se ari kuri mobile money urayampaho nanjye ndaguha akanakorera ati nta kintu ntakora aravuga ati ngewe rwose icyo nyine n'amafaranga ntabwo ashaka kujya gushaka akazi ariko arashaka icyo amafaranga iryo jambo niribaho kugira ngo uvuge ngo nta kintu ntakora wenda wavuga ngo nakora byose uko biri hari ukuntu ushobora no kubidescribinga ariko nta kintu ntakora uri kubyumva iryo jambo riraremereye ariko wenda nakora byose ese umva mubaza akabazo k'amatsiko wari wajya Dubai mfite pasiporo itarimo kashe mu njyane Dubai itarimo kashe ntabwo uri umusirimu ngo abasirimu bose ngo bageze Dubai nagiye Bugande ariko barambwiye ngo uvuga kure koko iminsi 3 ngo kujya iwabo ni iminsi 3 ubwo niba uri umusore ushaka kumukunda uzahuze ko n'ujya kujya guko itike ingana n'inkwa iminsi 3 Katwe komereza ikiganiro wakirute umukobwa ushaka kujya kurara kwa boyfriend kurara nyine akumva nyine ari ya leze nta kibazo akuzi yuko nyine najya nakubwira imyumvire igenda ihinduka nk'umwaka ushize ibyo numvaga ntaribi ariko nk'ubu mwana uba uri muri relationship irimo wenyine abahungu abafite ni kwa kundi afite umukobwa ajyana mu kabari afite n'umukobwa nyine akunda atajyana mu kabari kubyina nyine atashaka kwereka ya mico ye hari abahungu bafite abakobwa batajya basaba yes kagira inkuru ugasanga akundana nanjye akundana n'undi mukobwa njye aransaba nawe ndamuha ariko afite undi mukobwa atajya asaba utajya unanamuha kandi agomba gushyira mu mago kandi anamukora n'ibintu byose rero izo boro zo kujya kurarayo nyine n'ubundi ushobora kujyayo wenda bitewe n'ukuntu relationship yanyu yizi ariko ntabwo it's not worth it kuko kurarayo wenda mwabana mugakora ubukwe kuko n'ubundi sinumva ko umuntu wagenda ukaba y'ijoro rimwe akakugaburira ye n'ubundi yakafodinga kugutunga icyiza nuko mwabana cyane ni bya bindi nta rukundo ruhari ni irari njye ndagira ngo ntondekere ibi bintu ko ari 3 sibyo hari sex hari mariage hari n'urukundo habanza iki hagaheruka iki habanza urukundo hagakurikiraho iki hagakurikiraho sex hagakurikiraho iki hagakurikiraho mariage cyakora unzi ubwenge ubundi Jamia niwe wanjye ariko wasanga wabyemera bitandukanye oya habanza urukundo agakurikiraho sex agakurikiraho mariage cyane biriya bajya bavuga ngo niba utari kubyumva ubwo nyine nawe ufite kubyumva ubyandike muri commentaire utubwire ubyumva ute ubu barahita bakubwira muri indaya hari umuntu utari indaya se buri wese ni indaya ku giti cye umuntu uri indaya ku giti cye uri indaya ku giti cye kubera ko nta muntu ubizi hari undi uri ku muhanda nyine wabishyize public ariko wowe n'urugero ushaka kuba indaya uri silent noneho abantu babigira ko bari silent hari ikindi kiganiro nshaka kuzakora kijyanye n'imyemerere n'ibijyanye n'imibereho abantu tubaho nyine dutinya ibintu bimwe na bimwe ukumva nyine ko ikintu gitinya koko ariko mu by'ukuri utazi behind ni ikihe kintu muri gituma utinya icyo kintu oya gutinya ikintu udafite impamvu ntabwo so rero hari ibyo ngiye nzakora ngewe ku giti cyanjye ntinya ahantu harehare
nka kuriya kuntu abantu bajya hari abore yitwa kanopi wati simbizi kanopi waka niyo wanyishyura sinajya. yes yego nibyo navugaga twega ku isi ikintu cyubuye ibintu biyobewe ku isi n'amafaranga n'abagore. What? Gute? Ku isi icyo kintu cyubuye babajwe nuko ntayoboye mbwira. ni ukuvuga ngo umugabo wese kabone nubwo nyine baba disappointed bikarangira nyine abagore badakomezanyije mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko umugabo wese yifuza ko nagira amafaranga agomba gushaka umugore akubaka umuryango akaguka mu yandi magambo. Umugore rero impamvu uvuze ngo ufite sex n'amafaranga nibyo biyoboye ku isi. Urakora uve mu kazi kawe utahe urananiwe ukenere ko ushobora gukora sex n'umugore. Urananiwe shaka urakenera kuruhuka izo boro zihorerwa. Ibyo bintu bikorwa n'umuntu uzi ko detente ya mbere ibaho kuruhuka kwa mbere uzi ko sex iri mu bintu biruhura. Ibyo bintu uri kuvuga nibyo abantu babanyamafaranga wenda sibyo waba wakoze ikiyede ukava mu kiyede ukajya kuvuga ngo urakora sex baranakwima noneho kuko ushobora no gutaha bataguhembye. Ngewe icyo babwiye nuko sex n'amafaranga nibyo biyobewe ku isi. Ibyo bibazo byose ndacyabifite. Uracyabifite kubera ko nyine wowe ntabwo nyine uragira sindanatangira. Nta nubwo uratangira. Twari turi ku bakobwa barara ku ba boyfriend babo. Reka tujye no ku bakobwa none bashobora kubana na boyfriend mu nzu. Ntibarabana ntibarajya mu murenge ntibaragira gute ariko bakabana mu nzu ubyakira ute? Iwanyu se barabizi? Bashaka kuba bizi cyangwa batabizi. Batabizi abenshi ntabwo babizi. Iwanyu babizi nta kibazo. Naho batabizi cyakora batabizi. Mwese ubwo iwanyu bavuze ngo bagiye kuza gusura bamubwira ngo boyfriend aratembera ako nyumvira ako reka nkubwire mba shawapi yibanyo ugiye gusura boyfriend aratembera neze n'ubyumva cyangwa se girlfriend agatembera. Oya ngewe tubana nabibwira mu rugo nyine nkumva uko babyakira bashaka hari okay mvuga ngo hari abakobwa badafite ahantu baba ako kantu nkaba naza gusura Liandre nkamara icyumweru nkasigaye imyenda yanjye nkajya kwa runaka nkasigaye imyenda yanjye yego biri seri kiri bitazoroha nuko ega Kigali ibintu birakomeye. Life is hard. Mubanze mwemere ko ubuzima bukomeye. Mon cher ami birakomeye. Ikiro cy'isukari kigeze kurangara. Ku buryo umukobwa ashobora kuba afite nk'imyenda ahantu nka hano. Aha ibyo bintu ngiye nabibwiye n'umuhungu. Sure. Nanze kubyemera I'm proving a wrong amana facts. Ku buryo ushobora kuba uzi wanjye hari imyenda yawe hari ukajyana urugero kwa Eric hari indi myenda ajya kwa Manuel hari indi myenda kwa Kevin hari indi myenda. Yego. Niko se Kigali hari mbandi kumva. Yego. Nk'abishimwa abajamamo niba mufite kind of girls mu buzima bwanyu ntabwo wamumenya bro. Niyo mpamvu mwandura indwara za hato na hato zamburuguza. Ahubwo abahungu usanga noneho usanga ufite nka girlfriend cyangwa nk'umukobwa mupanga mukundana utaza ahantu aba. Guteze niko bimeze. Utaza ahantu aba ari girlfriend. Yego. Ntabwo bishoboka. Kandi Kigali ariko bimeze. Abahungu baba bashaka abakobwa babasura ariko ntabwo ashaka gufata time ngo avuge ngo ajye kure umukobwa kanze nkureye mu rugo. Okay, kadusoza ikiganiro. Urabyumva ute wowe? Kuko ndumva giye birenze ubwenge bwanjye. Ego. Ugasanga njye nyine mpora nkusura ndaza nkarara ndaza nkamara icyumweru. Ngiye kumva ko nta kibazo. Ngigira kwa Hussein nkamara icyumweru nkava ijya kwa Eric nkamara icyumweru. Nkazagaruka nyuma y'ukwezi ugahungu bane icyumweru s'ukwezi. Nkahita nkugaruka. Ukazongera nyine ko nagusuye bisanzwe. Mujye musura abasheri banyu. Munamenyerega n'ibibazo bafite.
umuntu ajya kuvuga ngo gaze yashize unaverifire ko yashize koko ubushize nayisize kirimo usishize ishize ite umuntu aravuga ngo gaze yashize nawe kohereza suri kohereza ibiki byananiranye atekera restaurant urabyumva ute wowe mu ngingo zose twaganiriye hari umuhungu bambwiye ngo abakobwa i Kigali bagira ibibazo bibiri gaze yashize telefone yanjye yamenetse screen gaze yashize telefone yamenetse screen mwe abasore nanjye ndimo dufite ibibazo abakobwa baraduhagurukiye shana abahungu barahagurutse ariko natwe twabahagurukiye bizagenda bite none sasa ni intambara ntihandi usanga abantu bibera mu madepression utazi depression iri i Kigali ye Moshe ntabwo byoroshye so siga comment yawe niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka kuduhereza ikindi niba hari ikiganiro ushaka kuzaduhereza welcome ushaka kuza twakora ikiganiro nta kibazo kabisa yitwa Jamila nyine tubana mu biganiro bya buri munsi abamwakire neza mu muherezi kazi nyaboneka yo sibyo muri kaze niba mwamukunze mwakunze kunaganira iki ni ikiganiro gito dukoze ariko bivuze ngo hari n'ibindi biganiro byinshi tuzajya dukora kandi birebire bifite icyo bihuriraho n'ubuzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ture kuntu twakubaka societe uyu munsi ibibazo byose birimo ntabwo twabirangiza ko nta nubwo turi n'abacunguzi ariko uko byenda kose tugomba gutanga umusanzu kugira ngo nibyo dufite tubicogoze ntekereza ko ariko njye mbitekereza niba uri hirya no hino ku isi hose waba uri mu diaspora waba uri mu Rwanda ikindi Jamila akeneshe rwose nyaboneka ni mudutenga abantu muri Leya Entertainment twavuze ko tuvana tukundanye harya nige nawe ako nanjye byaranjabutse mana yanjye ibintu by'ikigali byaranjabutse aka kanya tutanahagurutse urabyibagiye Jami wakoze rero wakoze ntekereza ko subwa nyuma tuganiriye undi ugiye kumbwira ijambo rimwe abakobwa cyangwa se urubyiruko muri rusange ukurikije ibyo twaganiragaho ugiye kugira ijambo rimwe babwira cyangwa se niba ari inama niba kisimbizi ubwo nibyo n'ibyawe ubundi ahita nsohokera ikiganiro ubundi nk'iyo umuntu agiye kugira undi nama arabanza akireba urabanza ukireba nawe nyine ukareba njyewe nk'inama nagira umuntu wese uri kutwumva mwige kwikunda wikunde umenye ngiye Jamila ni iki kimbabaza ntago nkunda umuntu umeze gutya ugira umurongo wawe ugenderaho kuko ibyo wenda byagufasha gukunda abandi ko ntago nagura urukundo ntihaye ntago nagura urukundo ntihaye ikindi kandi mumenye kuvuga hoya kera bajyaga bavuga ngo hoya y'abakobwa nyine ngivamo yego ntabwo iba ari hoye kimbeho kinyibisire kinyibasire kandi bikarangira kikugiyeho oya tuyigire oya yego nyine uhagarare ku ijambo ryawe yego ngiye cyo nabwira urubyiruko please nujya gukora ikintu tekereza ku ngaruka z'icyo kintu ugiye gukora either ugiye gukorera kwa boyfriend it's okay kuri wowe nyine nta kibazo ugiye gukura amafaranga umugabo it's okay nta kibazo ugiye kuryama n'umugabo it's okay nta ribi ariko tekereza ku ngaruka n'ubuzima bw'ejo hazaza ugiye kuba abagabo 100 200 300 cyangwa se 50 bazakujya hejuru uwo ni umuvumo uri kwirundaho wowe utabizi ejo n'ejo bundi niba ku rugo rwawe rugasenyuka cyangwa se ukagira ibibazo uzavuga ngo abazimu bateye kandi wabyiteye mu buto bwawe tekereza ikintu ugiye gukora think twice uvuge ngo ese ubuzima ndimo bunonaha nigo mu buzima ejo nabona ubuhe buzima icyo kintu mutitekerezeho nyagasana bishimire nge nitwa Leandra ni umugabo tujye tubana mu biganiro n'ubundi kuri Leya Entertainment kwibutsa ko niba ukeneye gukina filme cyangwa se ukeneye ibintu byose bijyanye na cinema ahantu heza gukora ibiganiro filme kuzikina kuzitunganya sound lighting buri kimwe cyose script byose ukeneye Igicumbi Cinema Center bashaka kubigufashamo hano ku Muhima imbere ya station Merez aho zakorera Tigo ubundi babigufasha tubona ibyapa bihari hariho na nimero de telefone 8834 5831 niba ntibeshye ubundi
bakagufasha, baragufasha kabisa ugakina filime. Mu minsi iri imbere hari filime turi kubategurira izameze neza cyane. God bless you, blessings aho muri hatandukanye, Nyagasana bishimiye. Bye bye.